Umujyi wa Huye uko iminsi igenda yicuma abawutuye n'abawugendamo bavuga ko hari impinduka zigenda zihagaragara zishingiye ku kuba hari urujya n'uruza rugenda rurushaho kwiyongera bagereranyije na mbere. Bavuga ko aho abanyeshuri batangiye kwiyongera muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ndetse hakiyongera na kaminuza zikava kuri 2 zikagera kuri 4, ukongeraho n'abakozi bakorera mu turere twa Gisagara, Nyaruguru na Nyamagabe bataha i Huye, byarushijeho kongera urujya n'uruza rw'abatuye umujyi n'abawugenda. Ibi ngo bitera ikibazo cy'ubuke bw'amacumbi ndetse n'ayarahari ba nyirayo bayazamurira ibiciro ku buryo hifuzwa ko nk'umujyi uri gutera imbere unafite igishushanyo mbonera kiri gushyirwa mu bikorwa, hateganywa ahubakwa amacumbi aciriritse buri wese yakwibonamo muri uyu mujyi. Amacumbi ntago ahagije cyane ku buryo abanyeshuri abenshi na benshi usanga yenda bajya nko mu karoji ugasanga ari nk'abanyeshuri nka 3 cyangwa 5. Amazu y'aha ngaha usanga ahenze ari hejuru cyane. Ubwo rero nabura badufashije bakagura yenda nk'akarere kacu kagashyira ahantu nk'amacumbi bakubaka nk'amazu menshi, hanyuma abantu bakazajya babona abantu bacumbika ku mafaranga make ari munsi. Biragoye kubera amafaranga zirahenze, niyo mpamvu zirahenda kwinjiramo udatanze 60,000 60 70 ntiwayibona. Leta nk'ikintu yadufasha yashaka nk'amazu y'amacumbi bakaba badutera inkunga, amacumbi akaba yaboneka, abanyeshuri bakajya babona uko bajya ku ishuri bisanzuye, bakabana naho babika ibikoresho byabo neza nta kavuyo gahari. Bongera inyubako ubundi bagabanya ibiciro. Iki ni ikibazo umuyobozi w'akarere ka Huye Ange Sebutege avuga ko nk'abayobozi nabo bamaze kubona ndetse ngo bari kugifatira n'ingamba bafatanyije n'abikorera. Dufite demand nini, icyo nakwita isoko ry'abantu bakeneye ahantu ho gutura, by'umwihariko uko umubare w'abanyeshuri ugenda wiyongera, harimo n'umubare w'abanyamahanga bakeneye ahantu gutura hameze neza mu mujyi. Apartment zirakenewe. Ni nayo mpamvu ubu ngubu inyigo zose zirimo zirakorwa muri uyu mujyi. Mu nama tugira abikorera hejuru y'izi nyubako, ari irimo igiye kuzura hano imbere ya Beka, ari na HTC n'abandi bose na hariya mu Cyarabu. Inama tubagira nuko hejuru hashobora kuhakorera ibikorwa by'ubucuruzi, ari restaurant n'ibindi byose bishobora gutuma abantu bidagadura bari muri uyu mujyi, cyangwa se amacumbi akenewe n'ubundi n'abantu batuye muri uyu mujyi, kugira ngo tugire n'abantu benshi batuye mu mujyi, kuko dutora cyafite abantu benshi batuye mu nkengero z'umujyi. Kubera iki? Amazu dufite mu mujyi ni amazu yagenewe ubucuruzi. Dukeneye rero n'abantu baza gutura mu mujyi, kandi abantu batura mu mujyi bakeneye amazu afite ibyibanze byose kandi ari no ku giciro bashobora kuba bakodeshaho, bigafasha kugira ngo tugire abantu n'ubundi batuye mu mujyi benshi. Mu karere ka Huye by'umwihariko muri uyu mujyi abangamiwe cyane ku ikubitiro ni abanyeshuri, dore ko nk'icyumba kimwe usanga bakirimo ari 5 kandi bakagikodesha amafaranga agera mu 40,000.